uzavuga ibintu wiboneye n'amaso yawe. Mu yandi magambo, agwa ibihamya bifatika bidaciye ku wundi muntu. Willa ze cote stiseba peya steforidreri yawa. Ubu hari ababyeyi nubwo uyu munsi yaba ameze nawe, ariko bavuga ngo hari umunsi nabonye mvana ku iseta, hari umunsi yankoreye ubukwe nkuze, hari umunsi yantabaye nari nsebye, hari umunsi yantabaye byari bindangiranye, hari umunsi nari nkozwe n'isoni Imana nge. Ubu hari umuntu wahagaraka ngo nabonye Imana impinzu. Ubu hari umuntu wahagaraka ngo nabonye Imana intuza Kigali. Hari wavuga ngo nabonye Imana intuza ntagira shinge na. Ubu hari imfubyi yavuga ngo nabonye Imana. Hari umupfakazi wavuga ngo nabonye Imana. Ubu hari umusore unyumva wavuga ngo nabonye Imana. Rero bavuga ngo nimugende muvuga ibyo mubonye. Landi ke tosti febedrainia. Reka ngubwire nubwo umeze nabi nonaha, ariko hari ikintu wabonye. Hari ikintu wabonye. Hari ukuboko kwiza kw'Imana wabonye. Wabonye ukuboko kwiza kw'Imana. Wabonye imbaraga z'Imana, wabonye gukomera kw'Imana, wabonye ubushobozi bw'Imana, wabonye isumba byose ibana nawe. Disco de epesta forderia wa minizare etos. Iyaba yari wowe ntabwo wari gutuma indwara ikampeza hasi, ntiwari gutuma aya mahemba mfata, ntiwari gutuma ndira amarira ngana gutya, ntiwari gutuma urugo rwanjye mbona ruri mu marembera, ntiwari gutuma abana banjye mbagira ibyifuzo bingana gutya. Iyaba yari wowe ntekereza ko utari kubyihererana, ntabwo ari kubiceceka, kubera ko Imana mu izina rya Kristo Nazareti uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye, uri Imana ifite imbaraga no gukomera, uri Imana y'icyubahiro cyinshi. Ndakubashye kugira ngo uzubane nanjye muri iri jambo, kandi simvuga ibyanjye ko mvuze ibyanjye nabeshya, ahubwo ndagira ngo uze uyobore kandi ukore. Umuntu wese uri kumvira ijambo, ndagira ngo impinduka zibe, icyubahiro cy'Uwiteka kibe, imbaraga z'Uwiteka zigaragare. Njyambaje gutyo mbyizeye mu izina rya Yesu, amen. Reka tuganire ijambo ry'Imana riri muri Matayo igice cya 11 duhereye ku murongo wa 4. Matayo igice cya 11 duhereye ku murongo wa 4, ariko dushatse twahera no ku murongo wa 2 kugira ngo tuze guhuza tumenye n'impamvu y'iri jambo. Haravuga ngo ariko Yohana yumviye mu nzu y'imbohe ibyo Yesu akora, atuma abigishwa be ko bamubaza bati, mbese niwe wa wundi ukwiriye kuza cyangwa dutegereze undi? Yesu aramusubiza ati, nimugende mubwire Yohana ibyo mwumvise n'ibyo mubonye. Impumyi zirahumuka, ibirema biragenda, ababembe barakira, ibipfa amatwi birumva, abapfuye barazurwa, abakene barabwirwa ubutumwa bwiza. Amen. Nari babwiye umurongo wa 4 ko ariwo tuza kwireferaho cyane, no wa 5 aravuga ngo Yesu arabasubiza ati, nimugende mubwire Yohana ibyo mwumvise n'ibyo mubonye. Impumyi zirahumuka, ibirema biragenda, ababembe barakira, ibipfa amatwi birumva, abapfuye barazurwa, n'abakene barabwirwa ubutumwa bwiza. Ndagira ngo tuganire ijambo rikomeye Imana impaye muri uyu mugoroba, rivuga ngo Yesu aracyari mu kazi. Yesu aracyari mu kazi. Ndasubiramo ngo Yesu aracyari mu kazi. Bwira umutima wawe wari wihebye, bwira amajwi akubwira ngo ntaho uzagera, uyabwire ngo Yesu aracyari mu kazi. Kandi ntabwo ari mu kazi ko kugira ngo nsuzugurwe, ahubwo ari mu kazi ko kugira ngo ntabarwe. Ari mu kazi ko kugira ngo ankureho igisuzuguriro. Ari mu kazi ko kugira ngo ankureho igitutsi, ankure mu gitabo cy'urupfu, anshyire mu gitabo cy'ubugingo. Aracyari mu kazi kugira ngo ankureho izina ribi, narangiza ampa izina ryiza. Aracyari mu kazi kugira ngo imbaraga ze zigaragarire kuri jye. Komanga umutima wawe ubwire ngo aracyari mu kazi. Bwira iyo ndwara uyibwire ngo Yesu ari mu kazi ko kugukiza. Bwira ibibazo n'amadeni n'ibintu bikuzonze ubibwire ngo Yesu ari mu kazi. Niryo jambo nzanye muri uyu mugoroba. Nubwo wari wihebye ubona ibintu byanze bikomeye, kankubwire ngo Yesu ari mu kazi. Ari mu kazi minerivare azayitangira igihe. Ari mu kazi iryo deni azaryishyura. Ari mu kazi indirimbo nshya zizaba mu kanwa kawe. Ari mu kazi reka nkubwire ngo ubuhamya bugiye guhinduka. Ari mu kazi kuko agiye kubaka urugo amateka agahinduka. Ari mu kazi kuko agiye kukuvanaho izina ribi. Ari mu kazi kuko inzoga, itabi, ubusambanyi byakunaniye. Ari mu kazi kugira ngo abikuvaneho uhinduke umukozi w'Imana. Ari mu kazi kugira ngo akongerere kwizera, uhagarare ku rufatiro rwa nyarwo rw'abacunguwe no kwizera, kugira ngo uhamye Kristo wabonye utumvanya abandi, kuko ari mu kazi. Kandi
ntabwo yibeshya, ntabwo ahagarikwa n'igihe, ntahagarikwa n'amasaha, ntabwo atinya ibikuremereye, kuko we afite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi. Niwe wenyine uvuga bikaba, kandi iyo ategetse birakomera. Reka ngo usubiriremo ngo Yesu ari mu kazi. Ntabwo mfite ubwoba kubikubwira, nubwo udindiye mu bushomeri, nubwo udindiriye mu bupfakazi, nubwo udindiriye mu kutabyara, cyangwa nubwo utinze kuri uwo musozi utinzeho. Reka nkubwire ngo Yesu we ari mu kazi, kuko Yesu ntabwo akangwa nuko umaze igihe kirekire uri ahantu runaka, cyangwa witwa izina runaka, cyangwa bitewe nuko abantu bakwita, cyangwa uri muri situwasiyo runaka. Yesu we ari mu kazi, kandi ikikubwira ko ari mu kazi nuko utari wapfa, nuko hakiriho ibyiringiro by'uko ari mu kazi. Kandi ikikubwira ko ari mu kazi, ntabwo Yesu akora ibibonetse byose, Yesu akora ibyananiye abantu. Imbaraga ze zigaragarira aho abantu bananiriwe, aho ibitekerezo byananiwe, aho ama experience yananiwe, aho wumva abavandimwe bananiwe, niho Yesu we akora. Ijambo nzanye muri uyu mugoroba ni ijambo rivuga ngo Yesu we a distance de kosaleba. Ari mu kazi, ari mu kazi ko gukiza iyo ndwara yakunaniye, ari mu kazi yakwirukana ayo mahembe, ari mu kazi yaha abana bawe ubwenge, ari mu kazi yakubaka urugo rugakomera, ari mu kazi yanezeza umutima wawe. Reka nkubwire ngo ari mu kazi, ari mu kazi kubera ko ibiganza byawe bitacyakira. Yesu agiye kubiha akazi. Ari mu kazi kubera ko agiye guha iyo promotion ukeneye. Ari mu kazi wa mupolisi we yagutabara, ari mu kazi wa musirikare we, ari mu kazi wa muntu w'unyumva uraye uvura abantu uri umuganga, ari mu kazi wo gukora akazi k'umutekano kariko kose, uhereye kuri nkeragutabara ukazamuka ukagera ku bashinzwe umutekano bose. Yesu ari mu kazi yanezeza umutima wawe. Ari mu kazi wa mufundi we, Yesu ari mu kazi wa motari we, Yesu ari mu kazi wa mukozi w'Imana we, umurimo ugoye. Yesu ari mu kazi wa mubyeyi we wubatse urugo nabi, Yesu ari mu kazi we w'abana bananiwe, Yesu ari mu kazi we ubona ugiye guta urugo byarangiye, ari mu kazi wowe iherezo ryawe wumva uzapfa gutyo, ari mu kazi kugira ngo umunezero wawe wongera ugarure, apfumbatije ikiganza cy'imbabazi n'urukundo kugira ngo anezeze umutima wawe. Ari mu kazi, reka mvugana n'umutima ubabaye, ujojoba amaraso bitewe n'ibikomere wahuye nabyo n'agahinda n'intimba. Uyu mutima utakinezerwa, uyu mutima wibagiwe guseka, uyu mutima wibagiwe ibyishimo, uyu mutima wibagiwe umunezero, uyu mutima wibagiwe ko hakiriho ibyiringiro, uyu mutima washegeshwe n'agahinda. Sinakurenganya, ni iminsi utinzemo, ariko Yesu ari mu kazi. Iri ni ijambo rikwiye kugutunga muri uyu mugoroba, ukaribwira abazimu, ukaribwira abarozi, ukaribwira ibikugose, ukaribwira umutima, ukavuga ngo Yesu ari mu kazi. Dore icyiza gihari nuko Yesu kimwemera. Niba utanamwemera kandi uyu munsi umwemere, niba utamwizeraga mwizere nk'umwami n'umukiza, kuko ari mu kazi. Reka nongere nsubire muri iri jambo. Yesu akora ibyananiye abantu. Ibyo abantu bananiwe Yesu nibyo akora, ibyo abantu badashoboye Yesu we nibyo akora. Akora ibyananiye abantu kugira ngo bigaragare ko ari ufite imbaraga. Ni naho dukura ubuhamya, kuko akoze ibyo dushoboye nta mpamvu yo gusenga, akoze ibyo dushoboye nta mpamvu yo kumwiringira. Twakwiringira nyine icyakora ibyo tudashoboye natwe, ariko impamvu dasina andokite stars tumwiringira nuko akora ibyananiye abantu. Akora ibyananiye abantu, niyo mpamvu tubona ubuhamya, niyo mpamvu yitwa umwami, niyo mpamvu yitwa ushoboye byose. Twifashishije iri jambo Matayo yanditse, umwe mu ntumwa za Yesu, wenda ntaza kuvugaho cyane, mu ntumwa za Yesu witwa Matayo, ni nawe mwigishwa yari afite wari warize ibijyanye n'icungamutungo, yakomokaga mu muryango w'Abalewi b'abatambyi. Yesu amuhamagara ari ku rugabano neza hano yitwa i Kaperinawumu, niho yamusanze. Amubonye asanga ntakwiye gukora uwo murimo, kuko abatambyi bagombaga kuba mu murimo w'Imana, ariko kuko iminsi yari yaratumye bananirwa abatambyi, ndetse ntibigishwa ibikwiriye, ndetse Imana yari imaze igihe kirekire itigaragariza mu Bisiraheli, kuko uhereye mu gihe cya Maraki ukagera mu gihe cya Matayo, cyangwa mu gihe cyo kuza kwa Yesu cyangwa Yohana Umubatiza, hari haciyeho imyaka 400. Ni ukuvuga ngo iyi myaka byari byoroheye Satani kwinjirira Abisiraheli, akabinjirira akababwira ngo ntimwongere gusenga, ntimwongere gutekereza byo gukorera Imana, ngaho nimujye mu nzira zanyu. Rero uyu nguyu yarize Matayo, arangije ajya gusoresha. Aha Yesu yatangira ubutumwa bwiza i Kaperinawumu. Muhagera muzasanga hari kuri boda, hari ku mugaba, hari ku mupaka. Niho rero ubucuruzi bwacaga. Noneho niho Matayo yakoreraga, cyane ko yari umudugudu w'ubukene,
ntabwo nza kuvuga byinshi, ariko Yesu amusanga. Icyo nashatse kuvuga gusa ni iki, nuko Yesu akiri mu kazi yakuvana ahantu utinze, yakuvana ahantu ubabariye, yakuvana ahantu ubona utava, yakuvana ahantu ubona ukura amaramuko ariko atazakugeza kure. Ahangaha Matayo yumvaga azakura amaramuko ariko atariyo destination ye, atariyo destine ye, cyangwa atariwo mugisha we, reka mbivuge gutyo sinzi mbivuze neza, ariko yarari ahazi ko yahavana ibera ariko atariyo destination ye. Yesu ureba akabona imbere, akabona imyaka usigaje, yakuvanaho akakujyana muri destination, akakujyana mu mugisha wawe, akakujyana akaguhindurira. Nonaha Yesu yaguhindurira akazi, akagutereka mu kazi kanejeje umutima wawe. Nonaha watungurwa n'igitangaza, ukabona promotion ukicara ku yindi ntebe. Watungurwa n'umuzima bwa Yesu, n'ijwi rya Yesu rikakwinjiza mu mavuta adasanzwe. Landike tosaba, reka nkubwire ngo uyu munsi wakwisanga uri umukozi w'Imana uhambaye, kuko Yesu kwa gusanze si kwa gusiga. We afite imbaraga zitransforma, afite imbaraga zihindura, afite imbaraga zicura, afite imbaraga zihindura, afite imbaraga zikesha, afite imbaraga zoza, afite imbaraga zisunika, afite support ihagije ku buryo yakugeza aho ashaka mu kanya gato. Uyu Matayo aho yarari yumvaga ubuzima bwe buhagije nk'uko nawe umeze, ariko mva nkubwire Yesu ntabwo ubwo buzima urimo ari bwo gushakamo. Ushobora kwibaza ngo kubera ko ndi imfubyi, nakuze nabi, byarangiye gutya, reka nishore mu byaha, mu nzoga, mu busambanyi, mu bujura, mu kubeshya, bwescoro n'ibindi. Ntabwo ubwo buzima ariyo destination yawe, ntabwo aricyo Yesu yakuremeye. Yesu yakuremeye kumuhimbaza, Yesu yakuremeye kumuramya, Yesu yakuremeye kuvuga imbaraga n'ibitangaza no kuboko kwe gukomeye gukura umuntu ku cyavu. Rero aho Yesu nahagusanga azahindura ubuzima. Umva ukuntu Paul yavuze ngo igituma Kristo tumwiringira nuko tuvana mu bwiza tujya mu bundi. Ntabwo aho Yesu agusanze ariho agusiga, niryo tandukaniro rye n'abantu, kuko abantu bashaka kugusanga bakahagusiga, bakagusanga aho bakigendera, bagusanga ahubwo bakajyana andi makuru utabatumye, bakavuga n'ibindi bintu. So niryo no tandukaniro rya Yesu Kristo, nuko hagusanze atariho agusiga. Uyu niwe Matayo rero wanditse iki gitabo. Mu byo yanditse rero, yanditse na mu gice cya 11, yanditse ku witwa Yohana. Uyu Yohana ndabibutsa ko muri Bibiliya harimo ba Yohana batatu. Ba Yohana batatu, umwe yitwa Yohana uyu mubatiza nyine. Niwe wazanye umubatizo bawita ngo ni umubatizo wa Yohana, yazanye umubatizo wo kwibizwa. Hanyuma avuka ku witwa Zekariya. Bari barabuze urubyaro, hanyuma marayika araza arabasanga, arabwira ngo muzabyara umwana azitwa Yohana. Hanyuma uyu ni Yohana wa mbere. Wa kabiri ni Yohana mwene Zebedayo, muzamusanga mu gice cya 3 cya Matayo n'icya 4, aho Yesu yatoranyije intumwa, niho muzamusanga, ari nawe wanditse ubutumwa bwiza bwa Yohana. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana, akandika n'izindi nzandiko, byanze inzandiko zigera kuri 5. Noneho rero uyu niwe mwene Zebedayo wabanye na Yesu, ari we Yesu yakundaga. Niwe Yesu yakundaga, ni nawe wageze neza neza aho Yesu yapfiriye abandi bari birutse. Niwe ntumwa yabonye urupfu rwa Yesu neza amaso ku yandi. Niwe wageze aha igorogota ahantu Yesu yapfiriye ari kumwe na Mariya Magadalena n'undi witwaga Salome. Aba nibo bagiranye neza neza ku rupfu rwa Yesu. Yesu yavuye mu mwuka, Yohana areba ibyo bakoze byose. Ni mpamvu iyo yandika urupfu rwa Yesu aravuga ngo uwabibonye n'amaso ye niwe ubihamya, ngo uwabihagazeho niwe ubihamya. Niwe ntumwa rero yabonye urupfu rwa Yesu, ni nawe ntumwa, ndagira ngo munkurikire, ni nawe ntumwa neza neza yitegereje mu mva ya Yesu, ageramo bwa mbere, ashishoza neza, arasobanukirwa. Uyu rero ni Yohana wa kabiri. Yohana wa gatatu ari mu gice cya 14 mu byakozwe n'intumwa, aho muzasanga Yohana witwa Mariko, wa wundi wasigiriye Paul, akamusigirira mu ivugabutumwa, akamusiga agiye mu ivugabutumwa Paul, bakabasigana mu ivugabutumwa mu rugendo rwe rwa mbere. Uwo rero ni Yohana wa gatatu wo muri Bibiliya. Uwo tugiye kuvugaho rero ni Yohana ni Yohana umubatiza, niwe tugiye kuvugaho. Bwana Yesu asifiwe. Niwe tugiye kuvugaho. Wavutse kwa Zekariya, akavuka barabuze urubyaro, mu masezerano menshi Yohana aravuka. Noneho rero uretse uyu Yohana mbabwiye
n'uwo Yohana uvuga kwa Zebedayo, n'uyu Yohana Mariko mbabwiye mu gice cya 12 byakozwe n'intumwa. Uyu tugiye kuvugaho we rero ni special, ni Yohana udasanzwe. Iyo amateka avuga Yohana rero amuvuga nk'umwana wari ukenewe mu muryango, ariko Imana nayo imukeneye kugira ngo azane ikintu gikomeye mu isi. Ndagira ngo mwumve neza. Rero azana umubatizo. Mbere umubatizo wemerwaga wari umubatizo wazanywe n'uwitwa Abrahamu, wari umubatizo wo gukebwa, hanyuma arawuzana. Igihe yarazanye umubatizo rero wari umubatizo kugira ngo natwe tuzawisangemo, kuko umubatizo wa Abrahamu warebaga abayuda gusa, abaheburayo, ariko kugira ngo natwe twisangemo kandi bishanya urupfu rwa Kristo bizanwa na Yohana. Yohana rero azakenewe, azana umubatizo, ni nawe watije Yesu mu gice cya 3 muri Matayo. Minota yanjyanye nari kuvuga amateka ya Yohana gato, ariko minota yanjyanye reka mvuge gusa kuri iki ngiki. Reka rero mbabwire ngo igihe abonana na Yesu bwa mbere babonanye bari mu nda bombi. Yohana afite amezi 6 mu nda, na Yesu akiri muto afitemo nk'ukwezi cyangwa 2, ariko kuko Yesu yari Imana urumva ntashobora kwihishira. Igihe rero Mariya yaragiye gusura Elizabeth, yari mu byara we, arangije ngo abana basimbagurikira mu nda, Yohana amenya shebuja ari we Yesu Kristo, baramenyana, hanyuma bafata ku mwuka baha kuri Elizabeth, bose baruzuzwa. Elizabeth arahanura. Ibyo muzabisanga muri Luka mu gice cya 1. Hanyuma Yohana rero akuze akurira mu butayu bw'i Galilaya, ni ubutayu bunini cyane. Hanyuma igihe yari akuze ariyo atangira ivugabutumwa ku myaka 30. Ndagira ngo babwire ko Yesu yatangiye ivugabutumwa Yohana arisoje. Yesu yatangiye ivugabutumwa agize imyaka 33, ariko Yohana we yaritangiye ku myaka 30. No kuvuga ngo bombi bagize imyaka 3 bakora ivugabutumwa, habaye ihererekanya bubasha, bakoze ubutumwa bungana, bakora ibitangaza bitandukanye. Uwazana rero inkuru y'agakiza no gutandukanya ibyaha n'ubugingo, no gutegurira Kristo kugira ngo umwizera wese ataribuka ahabwa ubugingo buhoraho, kandi kugira ngo ategure inzira y'agakiza Yesu azabona aho ahera. Mu gice cya 3 Yohana batiza Yesu. Mu butumwa bwe yatangiye rero ngo yatangiye arya ibihore cyangwa inzige, ni nk'ibihore abantu babizi. Hanyuma n'ubuki bw'ubuhura n'inzuki ziba mu kigunda cyangwa ziba mu myobo zitaba mu mizinga. N'utuyuki duto cyane dutera ubuki gusa, tudatera ibinyago. Ubuki bwabwo buba bushonga, nubwo yari atunzwe nabyo. Ivuga ubutumwa ryera abahanga bamuvuga, yari afite umwuka n'ijwi rirangiriye cyane, ngo kuko yarabwirizaga ijwi rye rikagenda ibirometero hagati ya 7 n'8, umuyaga ukaritwara n'umwuka akariherekeza, ngo abantu bakamusanga mu butayu, akabanukana kuri Yorodani, ngo akagenda akabatiza. Aha niho Yesu yamusanze. Rero ibitangaza yakoze n'uburyo yarazi Yesu byamuhesheje kumenya ko Yesu naza byibura azamutabara. Igihe kimwe rero ahantu riri witwa Herode, umwami aramurondora. Uyu mugabo ndamukunda, aramurondora adafite ubwoba. Uyu Herode hari umugore yari yacyuye umugore wa mugenzi we, ngo bakajya basambana. Noneho ngo agezeyo mu gitaramo, ko Yohana bari bamuzi, agezeyo bamutumyeho, aramurondora, aravuga ngo wowe uri umusambanyi, ibyo ukora sibyo. Avuga ukuri nkuko kuri mu mutima, aramurondora nkuko umwuka wera yaramubwiye. Bibiliya iravuga ngo umugabo aramurakarira, baramufunga bamushyira mu nzu y'imbohe. Nubwo icyo cyabaye ikibazo, ariko ubutumwa bwe bwari burangiye. Yesu nawe agiye gutangira. Igihe umunsi bafasheho Yohana, nibwo munsi Yesu yatangiriyeho ivuga butumwa. Noneho ibihe arimo yumvaga Yesu atamutererana, ntiyamenye neza igihe arimo, bituma akondana Yesu. Amutegereje ntiyaza, amuhamagaye ntiyitaba. Ndaza kubivuga mu bundi buryo mwuka yampaye kubivugamo. Amuhamagaye ntiyaza. Noneho ngo afata intumwa arazituma, intumwa za Yohana, intumwa ze nyine. Ariwe ngo nimugende mumbarize Yesu ngo ni wowe cyangwa dutegereze undi, kuko iyaba ari we ntibari gutuma mera gutya, iyaba ari we ntibari gutuma
mbabara muri uru rwego. Iyaba wari wowe ntabwo wari gutuma mbi ngumba. Iyaba yari wowe ntabwo wari gutuma indwara ikampeza hasi. Ntiwari gutuma aya mahemba mfata. Ntiwari gutuma ndira amarira ngana gutya. Ntiwari gutuma urugo rwanjye mbona ruri mu marembera. Ntiwari gutuma abana banjye mbagira ibyifuzo bingana gutya. Iyaba yari wowe ntekereza ko utari kubyihererana. Ntabwo wari kubiceceka kubera ko natangiye ubutumwa turaziranye. Cya kabiri ninjye wakubatije. Ibikorwa nakoze niwe nabyubahishaga. Narakuvuze ndavuga ngo nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abantu. Nimuzabisanga mu gice cya kabiri ngira ngo 21 niba nibuka neza. Aravuga ngo nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abantu. Bibiliya rero iravuga ngo aratuma, aravuga ngo mugende mumundebere mumumbarize ngo ni wowe Yesu cyangwa dutegereze undi, kuko iyo ari wowe ntiwakwihangana nk'ubitwa gutya, ntiwaceceka. Yesu avuga ijambo rikomeye, arababwira ngo nimugende mubwire Yohana. Umva icyo yambwiye: ninze nkubwire wowe unyumva, ninze nkubwire wa mubyeyi we, ninze nkubwire wa mupapa we, ninze nkubwire wowe uteze amatwi, nkubwire ngo Yesu aracyari mu kazi. Yesu aramubwira ngo nimugende mubwire Yohana ngo impumyi ayewe icyambere mubwire ibyo mubonye. Se amaso yanyu ntacyo yabonye, amaso yanyu ntacyo. Nakunze ijambo Yohana yanditse, ndavuga Yohana uyu w'intumwa, Yohana wa kabiri, yanditse ngo uwo twiyumviye ubwacu, intoki zacu zikamukoraho, amatwi yacu akamwibonera. Aravuga ngo twaramweretswe turamubona. Erega ntabwo tuvuga uwo twumvise gusa, tuvuga n'uwo twabonye. Hari ibihamya dufite bigaragara ko tuvuga afite imbaraga za dide soketare. Tubonye abantu Imana izamuri bavanye hasi, tubonye abantu Imana izamuri bakuye ku bisasiro, tubonye Imana ikiza indwara zikomeye, tubonye abantu bari barabashywe n'abazimu Imana ibabohora. Rero si iby'amagambo gusa, ahubwo turavuga n'ibyo tubonye. Mbere yuko Yesu akuremera ibitangaza, arabanza akakwereka ko ari we, akakwereka itandukaniro, ko atandukanye n'abandi, kugira ngo ibyo uzavuga ibintu wiboneye n'amaso yawe. Mu yandi magambo, agwa ibihamya bifatika bidaciye ku wundi muntu. Wila zekote stiseba peya stefori dreriyawa. Ubu hari ababyeyi nubwo uyu munsi yaba ameze nawe, ariko ngo hari umunsi nabonye amvana ku iseta, hari umunsi yankoreye ubukwe nkuze, hari umunsi yantabaye nari nsebye, hari umunsi yantabaye byari bindangiranye, hari umunsi nari nkozwe n'isoni Imana nge. Ubu hari umuntu wahagaraka ngo nabonye Imana impinzu. Ubu hari umuntu wahagaraka ngo nabonye Imana intuza Kigali. Hari wavuga ngo nabonye Imana intuza ntagira shinge na. Ubu hari imfubyi yavuga ngo nabonye Imana. Hari umupfakazi wavuga ngo nabonye Imana. Ubu hari umusore unyumva wavuga ngo nabonye Imana. Rero bavuga ngo nimugende muvuga ibyo mubonye. Landi ketosti febedrainia. Reka ngubwire nubwo umeze nabi nonaha, ariko hari ikintu wabonye, hari ukuboko kwiza kw'Imana wabonye ukuboko kwiza kw'Imana, wabonye imbaraga z'Imana, wabonye gukomera kw'Imana, wabonye ubushobozi bw'Imana, wabonye isumba byose ibana nawe. Discode epesta forderia wa minizare etos. Yohana avuga ibi ngo twiboneye ubwacu. Bari bamufashe, baravuga ngo tugiye kuguhoraho Yesu, tugiye kukwica. 1996 nyuma y'ivuka rya Yesu ku ngoma y'umwami witwa Domisiyani, tugiye kukwica. Igihe yarebaga ibyo bagiye kumwicisha, arababwira ngo wowe niyumviye ubwanjye intoki zanjye zikamukoraho, amaso yanjye akamwirebera. Ni mumunzize. Ni umugabo ntabwo ari fake. Ni umugabo, si umugabo mbwa. Ni umugabo uhagarara ku ijambo. Ni umugabo wadusezeranyije ibintu arabisohoza. Ni umugabo waduhinduriye ubuzima. Ntabwo namutakaza nonaha, nta nubwo namwihakana nonaha. Ikindi, gupfa simbitinya kuko yazutse ndeba. Azuka narahageze. Adiskote pa. N'uyu munsi mva yirarangaye. La zodidrere kosa beni widra, kandi ajya mwijuru yagaze ku musozi witwa Elayono, arazamuka agiye kudutegurira hacu. Rero ni munsurikire kumusangayo. Yesu arangije arababwira ngo nimugende mubwire Yohana ngo impumye ziracyahumuka, ibirema biracyagenda, ababembe barimo barakira, ibipfa amatwi birimo birumva, abapfuye barazuka, abakene barabwirwa ubutumwa bwiza. Umva ijambo rero, nuko Yesu akiri mu kazi. Abapfuye baracyazuka. Abapfuye mu byaha n'abapfuye mu mubiri barazuka. Bose hari ibihamya by'uko bazuka. Ababembye barakira. Kubemba ni iki? Ni indwara ikojeje isoni, ni indwara iteye agahinda, ni indwara abantu bazi, ni ikigeragezo utinzemo, ni ikigeragezo kigaragarira abantu. Kuko umubembe yagomba kuba yambaye umwambaro w'umukara agenda mu muhanda avuga ngo ndabembye. Umubembe ntiyagomba kwicara aho abandi bari. Umubembe ntiyashobora kuba aho abandi bantu bahabwa akazi ngo nawe akabone. Umubembe ntabwo ashobora gushaka umugore cyangwa umugabo ngo
bikunde. Umugabo w'umubembe ntashobora kuba mu ikaritsiye, no, ntashobora no guhabwa ibiryo ngo arire ahandi bandi barira. Cyari ikigerezo kimuvana mu bandi gikorera isoni. Wowe unyuba ufite ikigeragezwa nkubwire ngo ababembe baracyakira, la toute sa benitra. Yesu aracyatanga abana, Yesu aracyakiza, Yesu aracyakora ubukwe, Yesu aracyatanga agakiza, Yesu aracyuzuza umwuka wera, Yesu aracyatanga indi mishya, Yesu aracyatanga imbaraga z'ijambo, Yesu aracyimika, Yesu aracyahamagara, Yesu aracyatanga umunezero, Yesu aracyatanga ubuzima, Yesu aracyari mu kazi, Yesu aracyatanga minerivare, Yesu aracyatanga amahoro yo mu mutima, Yesu aracyatanga umudendezo, operia zako sivanema, Yesu aratakusimiri drareva, aracyatanga umunezero, Yesu aracyatanga ubuzima, Yesu aracyatanga ibyiringiro, Yesu aje iwawe mu kazi. Kamubwire ngo rebaskos eniwi volama, Yesu aracyari mu kazi, nta bwoba buhari, nta bwoba buhari. Yesu aracyari mu kazi, ntabwo ari ikibazo cya circumstance urimo, cy'iyo bibabaro, cy'iryo korose, cy'ibyo bibazo. Oya, Yesu we ari mu kazi. Aragenda abwira Yohana, abwira ngo icyo si cyo kibazo, ahubwo ngiyewe ndi mu kazi, n'ibyo urimo nabishobora, naho uri nahakuvana, abana nabaguha, umugabo namuguha, umugore namuguha, wowe upfa kunyizera gusa. Kandi dikosa beferdra, hepfo yaravuze ngo hahirwa ibyanjye bitazagusha. Ntabwo kuba Yesu atari yaza bisobanura ko yananiwe, ntabwo kuba Yesu atari yaza bisobanura ko atakikwitayeho, ahubwo aragira ngo ubuhamya bugwire, naza agakora atazagira ugeraho comment, atazavuga ngo nanjye nabigizemo uruhare. Yesu ntiyakora igitangaza undi wese yagiramo uruhare, ntabwo Yesu yakora igitangaza kizitirirwa undi muntu. Yesu akora igitangaza yihariye, icyaje gukora ni icyo gukiza ibyo abantu batashobora ateskando bivo, ibyo abantu batashobora gutunga n'urutoki, ibyo abantu bataye nibyo Yesu asanze, ibyo abantu bajugunye bakuyeho amaboko batakivugaho, ibyo nibyo Yesu aje kwegura. Yesu aje kwegura ihema ryawe nk'uko ryari rimeze kera, aje kongera kurirutishaho, kandi ubwiza bwawe bwa nyuma buzaruta ubwa mbere. Nubwo watawe, nubwo waretswe, nubwo utacyumvwa, nubwo nta gaciro ugifite, ariko Yesu aje kongera kuzamura ibendera ryo kunesa. Ese wanyumva ukavuga ngo amen? Reka nkubwire ngo icyo gisasiro utinzeho, Yesu arabishoboye. Aho hantu utinze ukeneye promotion, Yesu arabishoboye. Aho hantu utinze utabyara, Yesu arabishoboye. Aho hantu utinze mu byaha, Yesu arabishoboye. Ibyo byaha byakunaniye kureka, Yesu ashoboye kukweza. Kankubwire ngo iyo ntambwe utinya gutera, yitere, Yesu ashoboye ibintu byose.